Hello people, hello friends. I hope ko mumeze neza, nanjye meze neza, kandi nimba utameze neza biraza kumera neza. Waba uri muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada, ndetse no muri Amerika, ikaze cyane rero. Niba uri mushyashya hano nagusaga kubanza ugakanda subscribe, ugakanda n'akazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification y'uko na uploadinze video nshyashya. Nawe wakanze subscribe warakoze cyane, ikaze cyane. Tugiye kureba bimwe mu bintu bituma tutabona amafaranga cyangwa se bamwe bakaba babyita ko ari inyatsi kandi nyamara ni muri bino bintu ngiye kukubwira bituma utagira amafaranga. Benshi ugasanga barimo baravuga ngo mbona amafaranga menshi ariko sinzi ahantu ajya. Biba byatewe n'iki? Ikintu cya mbere rero, kutiyishyura mbere. Ese ni gute? Abakire benshi baturusha kuba biyishyura mbere cyangwa se kuba amafaranga ya mbere babonye cyangwa se mu byo bapuraninze gukora bakaba bayabonye amafaranga babanza gukuraho imigabane yabo cyangwa se gukuraho amafaranga yenda y'imvune navuga yo kwihemba nk'igihembo cyabo bakayashyira uruhande rumwe cyangwa se bakayasevinga ahantu runaka cyangwa se bakayashyira mu gikorwa runaka. Icyo abakire benshi barakiturusha, ariko uyabona amafaranga uyajyana mu bindi bintu, uyajyana mu bindi, aho ngaho niho bituma utagira amafaranga. Iga kwiyishyura mbere. Niba ubonye ibihumbi 100 gira plus 10 wiha 20, 30 bitewe n'intego ushaka kugeraho cyangwa se n'ikintu wifuza kuba wageraho. Nimba utekereza byagutse cyangwa se utekereza ibintu byagutse ni nabwo uzabasha kubigeraho, ariko nimba utekereza utuntu duto menya ngo ni urwo rwego uzagarukiraho cyangwa se iyo mitekerereze yawe iri aho ngaho ntabwo izigera iba big. Bajya bavuga mu kinyarwanda ngo uko umunwa w'inkoko ungana ni nako utora. Byaba byiza cyane rero ugiye utekereza ibintu biri big kugira ngo ubashe no kuba wabasha kusevinga ayo mafaranga cyangwa se kuyabika kugira ngo ugire intambwe uvaho n'iyo ugeraho. Ni byiza cyane ko wasevinga amafaranga yawe kabone nubwo yaba ari makeya arashyira akagwira. Birashoboka ko ufite ibintu byinshi bishobora kuba biyatwara muri ino minsi, ariko gereranya wirinde kuba washyiramo dépenses zidakenewe cyangwa se expenses zitari necessary. Genzura liste yawe wakoze yo ku kwezi kwawe, genda ukuramo bimwe bitari ngombwa, ubundi uzagera ku ntego yawe cyangwa se uzagera kuri za nzozi abantu benshi twifuza. Banza wiyishyure, banza ukureho umugabane wawe, maze ubundi ubone gupuraninga ibindi. Kandi nanone wibuke ko wavunitse, wibuke yuko imvune zawe zirimo aho ngaho, wihembe bitewe nawe nuko ubona wavunitse. Icya kabiri rero, ku bantu bakorera umushahara, ukwezi bakorera abandi batihemba, igihe ugize amahirwe mu kazi bakaba bakongeje, tuvuge wahembwaga ibihumbi 150, ugize amahirwe bakongeje ibihumbi 50 biba 200. Muri ino minsi cyangwa se abantu benshi bahita bafata ayo 200 bagahita bayapangira n'ibindi bintu bitari bafite muri iryo 150, nkaho wahise utekereza ngo ngize amahirwe aya mafaranga 5000 sinayateganyaga, ahubwo reka ndebe ikintu nyiguramo cyangwa se ndebe uburyo nyabika ku buryo azambyarira inyungu, ahubwo uhise uyateza cyamunara niko navuga. Abantu cyangwa se mugerageza cyangwa se mugira amahirwe yo kuba mwakongezwa ku mishahara yanyu mukorera ukwezi, mujye mwirengagiza ko ari amafaranga mwayabonye cyangwa se mwayahawe. Yafate nk'aho atari ayawe ariko ari ayawe, mu minsi iri imbere azagira ikintu akumarira. Ntuzajya utahira kuko ugaragara gusa ngo wambaye ngo ishati nziza, ngo wambaye ngo agasuti keza, ngo wambaye ngo inkweto nziza, bikomeye ntabwo wagurisha iyo myenda waguze, iyo telefone nziza wihaye kugura ngo wemeze abantu. Ushobora kuba warayiguze 500 ariko bikubise hagize ikibazo ukennye bataguha n'ibihumbi 100. Gira mu byo ubika bifatika bigifite amafaranga ku buryo ushobora no kuba wabihombya byibura ukabona ayo wabiguze. Naho kuba wagura mu bintu bidafite agaciro, icyo gihe nta terambere uba uzageraho cyangwa se nta kintu uba uzageraho. Uba utekereza ibyo bintu cyangwa se ibyo navuga byo kwishimisha hanze n'abantu bagushima, ariko
buriya jya uharanira kwishimisha wowe ubwawe mu gihe kizaza kuko ubu ngubu ni ubu ngubu, ahejo niho uba ugomba guhangayikira kuko uno munsi ubayeho ntiwapfuye kandi kuba utambaye neza ntibivuze ngo ejo uzambara ubusa kandi kuba wambaye ni ibintu bidafite igiciro gihambaye ntibivuze ngo uri kugaragara nabi, wowe urisuzugura kandi twe tukubona neza. Kuki ujya kwijajinga kandi atari wowe utibona? Uribona yego ariko natwe twe tukubona wowe ufite plan zawe kandi ujye ukora ikintu uzi neza ko wowe n'umutimanama wawe muhamyana, ubyemeranywaho, uzi icyo ushaka, ni wowe uzi ngo wavuye hano ushaka kugera aha, wishaka kubaho nka kanaka. Ikintu cya gatatu ari nacyo cya nyuma ni nko kwigana ubuzima abandi bantu babayeho, ugashaka kwigana mugenzi wawe kandi mu by'ukuri mutanganya amafaranga, mutanganya ubushobozi, depanse agira si kimwe n'izawe, depanse agira ntago zihuye na gato n'izawe. Tangira upange izawe ku kwezi kwawe cyangwa se mu byumweru byawe bibiri niba bitewe n'uko ubona amafaranga, ariko ureke kugendera ku bandi, ureke kubaho ubuzima bwanjye kandi nawe hari ubundi wakagombye kubamo. Wishaka kubaho nka kanaka kuko ntuzi ibyo akora, ushobora kuba unabizi ariko utazimo amafaranga avamo, ushobora kuba unabibona utazi agaciro kabyo, ushobora uko wabigenza kose uko ubizi, buriya bajya bavuga ngo ijisho rireba mu kundi ribonamo n'ibidahari. Rero kuba wagendera kuri mugenzi wawe, ahubwo icyiza ubonye mugenzi wawe ateye imbere cyangwa se abayeho neza, byibura agira ishyaka ryo kuvuga ngo nanjye reka nkore ngere ku rwego numva yuko nzumva ntuje cyangwa se nzumva nakifuza ibintu nubwo bidashoboka, ariko ureke kubaho nka kanaka. Ashobora kuba umubona aka kanya ameze neza, ataha akarara arira, ataha ntasinzire kubera ibintu ahora atekereza, urajya kwifuza nkawe kubera iki? Uri kumubona inyuma ngo kuko aseka, twahura ukabona yenda ndaseka ariko yenda mo imbere si bimeze neza, kubera icyo ushaka kubaho nk'abandi. Ubuzima yabayemo ntubuzi, ashobora kuba ari ubukire yenda amahirwe ntangana akize, yenda hari ukuntu tujya tubona yenda ngo ngungana ngo n'umushuti wawe, okay reka tuvuge abantu mwarangije kwiga cyane cyane yenda segondere, murangiza mwumva mutazi n'ibyo murimo, ukajya kubona yenda umwana ageze kuri level runaka ngo uriya ngo si twiganye, mwariganye ariko amahirwe ye ntabwo angana n'ayawe, hari ubushobozi afite nawe udafite, nawe hari ubwo ufite nawe adafite. Wijya kwifuza ubuzima bwa mugenzi wawe cyangwa se ngo ubeho nka mugenzi wawe kuko ntabwo muhwanyije imbaraga cyangwa se ubushobozi afite, ntabwo mubuhwanyije. Hari ibyo uzi, hari ibyo azi, mwese yenda mushobora guhuriza hamwe mukaba mwafashanya mukagira iterambere mugeraho, ariko kubaho nk'abandi, ahubwo iga ku bandi ibyo bagezeho cyangwa se ibyo bafite, ahubwo ugire ishyaka nawe ryo gukora n'umuhate kugira ngo ugire ibyawe. Hari icyo wungutse, twese hari icyo twungutse, hari icyo navuze muri ino video, byaba byiza ucyanditse muri komenti tukabasha kukimenya twese, tukabasha kugira aho tuva n'aho tugera, byibura buri wese bizagire umumaro bimumarira. Niba uri mushyashya hano nagusaba kubanza ugakanda subscribe, please don't forget to subscribe.